ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga cyane cyane mu ngingo yaho y'116 n'112 tariki ya mbere Ukuboza 2025 Perezida Paul Kagame yashyizeho abayobozi mu buryo bukurikira: muri guverinoma ubuhinzi n'ubworozi Dr Tresphore Ndabamenye niwe minisitiri, Dr Solange Uwituze ni umunyamabanga wa leta. naho mu bubanyi n'amahanga n'ubutwererane Dr Eustace Kayitesi ni umunyamabanga wa leta. Hashyizweho kandi n'abandi bayobozi mu buryo butandukanye. Hashyizweho abayobozi muri Perezidansi ya Repubulika, General Rtd James Kabarebe yagizwe umujyanama mu by'umutekano. Muri Sena Dr Charles Murigande ni senateri. Twatangiye tubabwira abayobozi bashya bashyizweho, aho twabonye ko muri guverinoma ubuhinzi n'ubworozi Dr Tresphore Ndabamenye niwe minisitiri, Dr Solange Uwituze ni umunyamabanga wa leta. naho mu bubanyi n'amahanga n'ubutwererane Dr Eustace Kayitesi ni umunyamabanga wa leta. muri Perezidansi ya Repubulika General Rtd James Kabarebe ni umujyanama mu by'umutekano. muri Sena Dr Charles Murigande yagizwe senateri. Bikorewe i Kigali ku itariki ya mbere Ukuboza, Perezida Paul Kagame mu izina rya Perezida wa Repubulika risinywe na Dr Justin Nsengiyumva, Minisitiri w'Intebe. Mugire amahoro.